barategereje ako ntabwo turi buze kugategereza kuko hari igihe biba ngombwa yuko ucengera ukamenya amakuru nubwo cyari ikintu cyari kigoye cyane niba ari kimwe mu nkuru ingoye gutara rwose n'iyi ngiyi ya Rayon Sport irimo Benjamin. Hanyuma ugeze ku kirero byamaze kurangira ngewe amazina nabonye kandi abantu nyakesha ntabwo nshobora kwibeshya kuko abakomeje kubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu ndetse ni zanjye za Jarike imfura yacu yaba kuri Twitter yaba kuri Instagram mukanyangira ngo igisigaye narisigaje gushyiraho ni ifoto ya perezida mushyashya Benjamin, abandi bo bamaze kumenyekana bose ariko ni ibintu byakozwe mu buryo bukomeye cyane abami banga rikomeye cyane. Icyatindije rero ino nteko rusange na n'ubu ngubu ikirimo yewe n'itora itari ryatangira ariko urebye kuko abenshi mu biyamamaje ariho umwanya umwe nicyo kiguha n'amahirwe cyangwa se kinakubwira kiti nta kabuza n'ubundi uwo muntu ari buze gutorwa. Abamaze kumenyekana ku buryo budasubirwaho wabatubwira, hanyuma nubwo wayigezeho ikugoye nayo ukayishyiramo nta kibazo. Nabyo ngira ngo ubwo turahita tubishyiraho mu kanya gatoya cyane. Benjamin, icyambere kirimo nuko ni amasura mashyashya aje mu buyobozi bw'umuryango wa Rayon Sport kandi amasura y'abenshi bato uretse perezida w'uyu muryango wa Rayon Sport niwe mbona nkabona ni umugabo ushobora kuba akuze ku byo nabonye aha ngaha ngira ngo afite imyaka irenga 50 y'amavuko. Yego, bigaragara ko niwe mukuru urimo. Niwe mukuru urimo. Nabonye hari abarimo kubiseka batise ko yakomeje kuvuga ngo ni umukatolike cyane. Ifoto nabonye ndayikesha Conference Episcopale du Rwanda. Niyo nyinshi ifoto y'uyu muyobozi mushyashya w'umuryango wa Rayon Sport ngira ngo ari buze no kuza no kutubabarira kuko bibaye ngombwa yuko dukropinga umufasha we mwiza nawe mbona uriho na marinete, bikaba bibaye ngombwa yuko tumukropinga kuko ntabwo twajya kumushyiraho mu bitangazamakuru. Ubwo gusa ntabwo biri buze gutinda mu kanya nawe mu gihe kiri imbere byanze bikunze azajya mu bitangazamakuru. Ariko ndabona hano handitseho ko afite imyaka 53. Yego, ariko sindi kubona ni inkuru yanditswe ryari kuko nanjye Benjamin ndakubwiye ngo ndayikesha inama y'abepiskopi b'u Rwanda. Ni ifoto mbashije kubona. No umugaturika kabisa. Umugaturika ugabihe cyane. Ni ifoto yavubanga afite imyaka 50, reka turebe. Afite imyaka 53 irenga ariko ubwo ntabwo rekane kuza gukonfirima. Akaba rero ari perezida w'umuryango wa Rayon Sport ariko na mbere yuko wenda umuntu asa kuza kuba muvuga hano kuri Remigo haratuje. Abantu benshi bakomeje gutegereza bamenye ubuyobozi bushyashya buri buze kuza kuba bujyaho bw'umuryango wa Rayon Sport. Kubakurikiye rero ku mbuga nkoranyambaga reka mere bari imbere ku mwanya wa vice perezida wa mbere Benjamin agihindutse mu kanya Kayisire Jacques niwe ugiye kuba vice perezida w'umuryango wa Rayon Sport wa mbere. Uyu mugabo akaba Benjamin yarabaye umukinnyi mu ikipe ya Rayon Sport. By'umwihariko Kayisire Jacques ni umwe mu bagabo basanzwe bagaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru. Afite akademiye yashinze ifasha reza abakinnyi benshi. Mushuti wawe Dominique yazamukiye muri iriya shuri rya Dream Team Academy. Ni benshi abakinnyi abashimwe Saleh ngira ngo niwe ruka gusinya mu ikipe ya Kiyovu yazamukiye muri Dream Team Academy ihuriweho n'abandi benshi babaye abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Yego, umugabo rero Kayisire Jacques akaba ari we wamaze urebye gusa nkaho aba vice perezida w'umuryango wa Rayon Sport. Undi rero urimo wa kabiri ni umuhungu muto cyane yitwa Ruterana Roger. Njye nsanzwe muzi akaba hanini yarakunze kwiga hanze y'igihugu ariko uyu muvandimwe ugiye kuba vice perezida wa kabiri w'umuryango wa Rayon Sport akaba ari umufana w'ikipe ya Rayon Sport. Kuba muzi Ruterana Roger akunda kugaragara ku stade iyo ari nangaha ari kuza kureba ikipe ya Rayon Sport. Akomoka muri umwe mu miryango Benjamin yifite. Yego, no kwa Babarao kabisa. Yifite no kwa Babarao. Uyu musore muto ntabwo ari mukuru aracyari n'umujene
akaba atari mariye. Uyu musore rero witwa Roger Ruterana, ku makuru nabonye nyine hano kuri Remigo, kuko nageze Remigo cyane mu gitondo kare, ariko ntabwo byigeze binkundira yuko ninjira mu cyumba, amakuru nakomeje kugenda nyakurura ndi hanze. Roger Ruterana iwabo bafite ikintu cyitwa amakenkayeri, iki kintu bazwiho. Yego. Izina ry'iyo kenkayeri rirazwi cyane muri kino gihugu, ariko ntabwo ndibuze kuza kurivuga. Yego. Ntabwo ndibuze kuza kurivuga kuko ntabwo dufitanye amasezerano yo kubamamaza. Undi rero ni umugabo witwa Ndahiro Olivier. Yego. Ndahiro Olivier akaba ari umwe nawe mu basore bakiri batoya bakora ikipe ya Rayon Sport, muremure w'umusore. We nanamubonye ahangaha ndanamubwira ntiwahindukiye nka gufotora, arabyanga araseka arinjira. Ndahiro Olivier rero akaba akomoka muri umwe mu miryango ikomeye muri kino gihugu, nawe ntabwo ndibuze kuvuga izina ry'uwo muryango, gusa ku wa mbere uko bigenda bimenyekana tuzaba tubigarukaho. Akaba rero Ndahiro Olivier nawe makuru namenye nuko Benjamin aracyari umusore. Yego. Aracyari umusore, wumva yuko nta maraso mashyashya arimo kwinjira hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ndahiro Olivier rero araza kuza kuba umubitsi w'umuryango wa Rayon Sport. Harimo rero amakomisiyo atandukanye, hagaragaramo ngira ngo n'undi mugabo nawe uzwi witwa Rukundo Patrick. Ni naryo zina ryonyine mbonye mu bantu bigeze kuba mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Rukundo Patrick ni umugabo nawe ukiri mutoya, akaba ari umwe mu bagabo bafite kompanyi za transport hano mu gihugu, akaba ariyo business azwiho hariya Kimihurura. Akaba rero yarigeze kuba umubitsi wa Rayon Sport ubwo yatwaraga igikombe cya shampiyona mu mwaka wa 2017. Ubu se nkuko wenda mbere yuko tukurekura, kuko turacyari kumwe kandi igihe cyose dukenera ujye utubwira, ubu aho hantu abareyo baje nta bantu bari muri kugenda bareba bakeyuza aho ngaho ngo bagende bamenye bacacambuwa nyine kugira ngo ba bantu baba bari hafi aho ngaho? Ikintu gihari nuko sare itorerwamo nta muntu wigeze ayegera, kereka abakozi ba Rayon Sport. Nuko nguko rero bihagaze. So kugeza none ahangaha rero ntabwo biba biri confirmed, ariko ubwo mu kanya nibiza kuba byo ngira ngo BNDFM umwezi twabibwiye abantu yuko turi sport, amakuru ya sport bazajya bayumva ahangaha. Ubwo nibiza kuba byo iyi nkuru ngira ngo nahandi hantu, kuko nakomeje kugenda nkurikirana ku mbuga nkoranyambaga, nahandi hantu nigeze nyibona. Urakoze cyane rero Jean-Luc, reka tugushimire, komeza ucengere igihe cyose ujye uturya kara. Reka dukomeze n'umukino wa West Ham na Manchester City. Nibiza kuza kurangira ndetse na press conference ikaba yabaho ahangaha, ubwo nakabuza yuko turi buze kuza kuba tuyibagezaho en direct. Imikino yari hari, yaba match ya West Ham na Manchester City ikomeye, yaba mukanya match iraza kuba ya El Clasico. Ngira ngo nta kindi kintu kiruta kuba abanyarwanda ino kipe ikunzwe n'abantu benshi bamenya ubuyobozi bushyashya bw'umuryango wabo, kuko ni kimwe mu bintu bizorongotanye cyane mu bitangazamakuru muri iyi minsi ishize. Koze cyane Clarissa Ndiyakara arambwe ngo nkubwire ngo unywe exo arishyura. Asante. Sawa imfura sha ngo inkuru ngo ayikuriye umugo ariko yayibonye. Kuva mu gitondo cyake tugaruka rero kuri London Stadium no munota 36 w'umukino hagati ya West Ham United na equipe ya Manchester City. Mukino umunsi wa karindwi, kimwe kuri kimwe ku mpande zombi. Kimwe kuri kimwe ku mpande zombi ku munota 66. Ni BNDFM umwezi ibitekerezo byanyu tubashimire cyane mu by'ukuri abakomeje kugenda babana na